ubu ngubu ngende umufundi ndumu engineer nibyo nize ariko ntabwo nigeze mbikora n'umunsi n'umwe. Wize biki? Nize civil engineering muri kaminuza. Ariko ntabwo nigeze nyikora n'umunsi n'umwe. Nabonye hari umugati vuba mbariho njya gufatira ndakwama. Ntibabyibagiwe wamenya ku Hoya ntabwo nabyibagiwe ko yajyanye niyongoza ngafata shikade nkabimo ndakoreshamo designing inzu kugira ngo ndebe ko ntazibagirwa ibyo nize. Cyangwa inzu no mu nzu yanjye ntabwo ashobora kuramo umwiko cyangwa amanivo hari igihe akantu gapfa gato nkikora ngo nibutse mineva yitaba yarapfuye ubusa. Turabanyamujyi twese mbayeho neza ndi umwe mu basore bahishije kuba mu mujyi wa Kigali bujuje ibintu byose bisabwa ko bagomba kuba mu mujyi. Byose ndabyujuje. Okay, reka ngo urugero wenda ibindi byose baza kubyumva ko wenda biza kuza kuba birimo. Ndi umwe mu basore 60 bayeho neza mu mujyi wa Kigali. Ubwo niba ndi 60 rero bayeho mu mujyi wa Kigali neza, ubwo byose ndabyujuje byo kutuma mba mu mujyi wa Kigali cyangwa ijana ndimo. Babayeho neza nta kibazo bafite nubwo cyaba ari ibibazo ntabwo uri bibazo ariko babayeho uko babyifuje. amazina bwite y'ababyeyi baguhaye cyangwa se bakwise ID wenda benshi bo turayazi ariko si watangiye sinema ryari kugeza buke. Amazina yanjye asanzwe nitwa Benimana Ramazan, niyo mazina ababyeyi banyise. Niyo nasanzwe nitwa nyine bampamagaye. Hariyo niswe n'abandi bantu menshi cyane, Guma, Fondogo, menshi n'amazina binakine filme ntago ari nyinshi cyane ariko ni menshi banyise. Ariko nanjye nza kwiyita ubwanjye nanjye ndibatiza niyita Bamenya. Biza gufata rero biza kuruta biba boostinga cyane kuruta amazina niswe nayo banyise. Ayanjye niyisa mbara yakora cyane kurutaho. Byiza iyo wiyise rero bigafata. Naribatije. Hanyuma Bamenya uyu munsi yatangiye sinema ryari? Uvuga ko ari akazi ko sinema njye nyimazemo imyaka myinshi cyane. Abantu bazi ibintu bijyanye na filime nabayemo igihe kinini kuko ndi mu bantu batangije muvumo y'ikintu cyitwa African Movie Market. Kigiye kumara hafi imyaka igeze kuri 12 guhera muri 2010 nyabona 2008 nari ndi muri sinema. Urumva bagiye gushyira hafi imyaka 12 ndi muri sinema. Kuvuga ngo ni akazi kuko byo nize ntago ni ukwihangira umurimo. Twarawuhanze tubona kuko umurimo urafashisha kuba byagutunga kuko ibyo twize si byo turimo turakora kugeza kano kanya usibye wenda ibyo twagiye dufatamo amakosi nyuma. Ubu ngubu ngende umufundi ndumu engineer nibyo nize ariko ntabwo nigeze mbikora n'umunsi n'umwe. Wize biki? Nize civil engineering muri kaminuza. Ariko ntabwo nigeze nyikora n'umunsi n'umwe. Nabonye hari umugati vuba mbariho njya gufatira ndakwama. Ntibabyibagiwe wamenya ku Hoya ntabwo nabyibagiwe ko yajyanye niyongoza ngafata shikade nkabimo ndakoreshamo designing inzu kugira ngo ndebe ko ntazibagirwa ibyo nize. Cyangwa inzu no mu nzu yanjye ntabwo ashobora kuramo umwiko cyangwa amanivo hari igihe akantu gapfa gato nkikora ngo nibutse mineva yitaba yarapfuye ubusa. Hanyuma uyu munsi wavuga ko winjiriye muri sinema ni nabyo koko nkuko bivuze ibyo wize se nabyo ukora. Sinema wavuga ko wayikuyemo iki kigaragara umunsi? Sinema ni ngiye kano kanya buriya umunyarwanda niyo mvuze neza ngo icyambere n'abantu. Icyambere n'abantu ufite abantu byose birakunda. Nabonye numva iwanyu wangu icyambere n'amakuru. Ngiye wanjye icyambere n'abantu kuko nyina amakuru hajyashaho kuboneka amakuru ntibayumve ariko icyambere n'abantu bari buze kumva amakuru. Ikintu njyambere nubatse abantu. Ngiye mfite abantu benshi cyane kuri ubu ngubu ndi ku mitima yabo ndimo ndabakorera ndimo ndaba message. Umva rero kuba nyina rubatse abantu nta kibazo nagira. Sinaburara sinabwirirwa sinabura udufaranga duke. Ibyo bintu byose ni mu bantu. Rero ibintu byose nzi ko bikomoka mu bantu ndi kumwe nabyo. Ubundi nta kibazo mfite sinema irantunze kugeza ubu ngubu. Abantu barahari. Ariko buriya yo rimwe na rimwe ushaka kwereka umuntu ko umuhana ingero z'ibifatika ugiye imbere wenda ntarinjira muri sinema byari imeze gutya ugatanga ingero zifatika nubatse inzu se nabashije kugura itungo. Uyu munsi we nk'ibintu bifatika uvuga ushobora kuba waragezeho
turi abanyamujyi twese mbayeho neza ndi umwe mu basore bahesheje kuba mu mujyi wa Kigali bujuje ibintu byose bisabwa ko bagomba kuba mu mujyi byose ndabyujuje. Okay, reka ngo urugero wenda ibindi byose baza kubyumva ko wenda biza kuza kuba birimo. Ndi umwe mu basore 60 bayeho neza mu mujyi wa Kigali. Ubwo niba ndi 60 rero bayeho mu mujyi wa Kigali neza, ubwo byose ndabyujuje byo kutuma mba mu mujyi wa Kigali cyangwa ijana ndimo babayeho neza nta kibazo bafite, nubwo cyaba ari ibibazo nta buri bibazo ariko babayeho uko babyifuje. Bamenya noneho uyu munsi sinema ishobora gukurikiriza ngaho ku kwezi. Njyewe ntabwo nyamvuga umushahara wanjye, ariko wavuga uti ngenda umushoramari, kereka umukinnyi niwe wakubwira amafaranga, njye ntabwo ndi umukinnyi, ngenda umushoramari. Ejo ashobora kuba ari menshi, ejo akashobora kuba adahari, ni iminsi igenda yigira. Nubango ushobora ngo wenda uku kwezi ninjije wenda 500 ibintu nakoze, ukundi kwezi ukazana na 5 winjije, ejo bundi company kayitize gusinyisha contrat ya miliyoni zigeze muri 20. Ibyo ntago ujye uvanga amafaranga naya ngaye. Amafaranga yacu ahora ari agira amanuka azamuka. aha byose kina filme ariko uri uzi n'ibibazo birimo, ibibazo ubona bikirimo uyu munsi rimwe na rimwe twakunze kugira igihe abantu bakabyitiranya n'amakinamico, ariko umunsi ubona ko hari intambwe. Ubundi igishigaje gukosoka ari iki? Imyumvire isigaye gukosoka, ariko abantu benshi bamaze kuyibona. Ikintu cya mbere twarwanye nacyo nicyo abanyarwanda bagomba kudukunda, bakanatwiyumvamo, bakanadushyigikira. Ubu ngubu ngewe ndebye muri miriwari yanjye nkavanga reka ndebe ukuntu ibyanjye bimeze, nimo ndireba nsanga abanyarwanda baramaze kumva. Nimba abanyarwanda baramaze kumva, ushobora gushyira episode ikagwa n'abantu bagize mu 500 200, aho ngo nuvanga abanyarwanda barumvishe kandi barakunze. Ahubwo icyo dukeneye natwe wenda mu kazi kacu ni ukubanza kumenya neza se koko bino bintu barimo barabikunda cyangwa ntabwo bishaka, kuko nubwo babyitaga ngo cya kinamico cyangwa cya nta kintu twahinduye, ntabwo twazanye amadege, ntabwo twakoze ibiki. Za story zabo bashaka kubona nizo twabahaye, kuko akenshi ntabwo bakunda bino ngo byo kurasana ng'imbunda ng'ibiki. Nyine bino umunyarwanda, reka definise umunyarwanda, kuko abantu benshi ntabwo bakunda kumenya umunyarwanda. Umunyarwanda ni umuntu uzi ubwenge bwa hatari, ni umuntu udashobora kubeshya ngo urimo amubeshyeshya ibintu bidahari. Niba urimo urakina igikondo murasana n'imbunda, azi ko mu cyo cyumweru nta murigeze urasana igikondo n'imbunda, iyo filime yawe yaza kuyireba wapara bango ibintu duce ntabwo bihari. Kena story y'umugabo kubisa undi mwuko rero ko atayireba teyase bari bakubitana se mu ngo, ntabwo se ko ibintu bimeze nabi, ibyo araza kubireba. Ibintu biri ryo n'ibyo abanyarwanda bakeneye ibintu byabo bazi. Urugo rwashwanye n'urundi, ese ni gute bashobora kuhandoringa ikibazo cyabo? Umwana unaniranye n'ababyeyi be cyangwa ababyeyi banze umwana, ese ni gute ibintu babikemura? Kwa abantu benshi bafite izo stories zimeze uko nguko, nicyo gituma nabo batangira kubona ngo ese ibintu biramutse bimbayeho cyangwa mugenzi wanjye bimbayeho nabihandoringa gute? Ibyo nibyo dimo turakina kano kanya. Twafashe bya nditaga kinamico turabikomeza, ariko tuba story bashaka. Ubu ngo nicyo kintu navuga ngo dufitemo bumvishe. Ariko ikibazo kindi ni imbogamizi ari mu myumvire y'abantu bamwe batari bumva neza yuko kanari akazi. Ariko kugeza ubu ngubu mpamvu bagomba kumva yuko kanari akazi, bazenguruka umujyi wa Kigali hamwe hamanitse ufata nka societe zikomeye mu Rwanda, zikomeye, imwe ni Airtel indi ni MTN, nizo zivuga ngo zifite abantu benshi cyane ko ari turi mu itumanaho. Aho namanitse haba hamanitse Papa Safa, nuvuga ngo company ebyiri zikomeye mu gihugu ni twe zifite, zimwe zajya ngo tu branding ibintu byabo. Ubwo bamaze kubona iki ko harimo akantu ko dushobora kuba twe twakora. Imbogamizi zindi zari nuko harimo abandi bantu batari bumva neza kuko akantu kakabaye akazi, abantu bakagakora nk'akazi, ndetse bakareka n'umwana akajya kwiga kiga cinema akaza akayikora nk'akazi, ndetse akaba creator. Nicyo kintu vuno twabuze mu Rwanda, twabuze aba creator. Wa muntu creating ikintu akavuga ngo ese koko RBA bakeneye bino bintu kandi babyira abaturage, ese ni gute nshobora kwigisha umuntu ukuntu twahashye kino cyorezo cya corona cyaduteye? Ese ndakoresha imbunda, ndakoresha umunwa, ndakoresha comedy, ndakoresha fiction yindi nakoresha. Icyo nicyo twe dukeneye kumenya kano kanya, ariko abantu nabo bakabadufasha bagahindura imyumvire kugira ngo bumve yuko kano ari akazi turimo. Ikindi kintu ababyeyi bo ndabona batangiye guhindura imyumvire, kuko zino za imyungagiro abama bafata umwana bakamuhitisha kujya kwiga hotellerie, mekanike cyangwa sinema. Muri iki ndiga sinema imyaka 2, cyangwa ashaka kwiga umuziki ku Nyundo akajya kwiga umuziki ku Nyundo. Iyo ni art yose twese duba turimo. Nimba agiye kwiga umuziki ku Nyundo, uwo mwana ashobora kuzakora igitaramo inshuro imwe gusa akabona amafaranga umuntu muri biro azahembwa mu gihe cy'imyaka 5 yakoze inshuro itura imwe gusa. Ubwo rero abantu bose babitekereza bavuga ngo nshobora muri art yose niko iteye.
ushobora gushushanya amakadire imyaka 5 gashira nta muntu waza ngo mushushanye ikadire aho gushushanya ikadire imwe gusa abantu bakayibona bakagira ubwoba bakatayigura miliyoni ziza 30 nango ibintu byacu ukuntu biterera haza umunsi umwe mu buzima ugomba guhindura ubuzima bwe kandi umunsi ubaye ubuzima butabutangira guhinduka umunsi nawe batangira kukuyumvamo rero abantu benshi bahindura imyumvire bumve ko kano turimo ari akazi bumve yuko n'abana bagomba kwiga sinema ndetse n'ababyeyi bagomba kubafasha kwiga sinema ubuyobozi nabwo rero bugomba kudushyigikira bakamenya ko kano turimo ari akazi bazajya baduhora badushyigikira kuko nkatwe no twamaze kureka tuvuye ngo twe tumaze kugerayo umwana wakina muri za Seburi Costimedi Papa Sava bamenya n'izindi filime zigiye zitandukanye Makuta n'izindi izo ni filime zimaze kwa zafata amazina mu gihugu ubuyobozi nibo hano bagomba kuturebera ko bagiye gutanga message muri twebwe mushobora kuba ngo ubuyobozi se bwashyigikira gute hakano kanya kamanze nkwereke sitimo turagwanya coronavirus ubu ni twebwe kwa kano kanya ariko ari ngiye bavuga ati bamenya nawe fata amwe mu mafaranga makeya uhabakinyi bawe mutangire mukine ku bintu bya corona ko babizi tubona bakanyumye batanga utumessage ariko se uri mu biki ngewe ko ndimo ndavuga ko nkore ni publicité nyira yifata bakajyana kuri televiziyo ibyo twarabibonye ngewe ndimo ndakubwira publicité itavaho kuko ngiye nimafashe ikintu nkagishyira kuri dashboard yanjye kigumaho eze nimba nkubwiye ngo ngewe mu gihe cy'ukwezi ndebwa miliyoni 40 izo miliyoni 40 kutama ngo ngenze bwira ubwo butumwa bwanjye hako ikintu twiyemeje kwego ni kimwe nubwo batari batwigeze tubyikora kurenganzira bwacu nyange je mwabonye filime nemo ndasohora zirimo corona zose kuno twarwanya cyangwa ukuntu agira ubwesuka bwo kweshya bande ngo bayimufote kandi atayimufatiye ni mwisho tuma kwigisha iyi corona yaje bamwe bayikiramo abandi bakayikeneramo ndabeshya nubwo ngo umwe ashaka kubigisambo cyo kwibisha corona ubundi nawe yakaba yabuze ahajya nahava ejo bundi byo nderekana muri corona urumva ushobora kubeshya umuntu mugiye kubaka urugo kumubeshya yuko ngo bagufate muri stade kumbe bagiye gusambana urumva harimo izindi nyungu zihariye ziri zishobora kubangama abantu batazi ati bamwe babihombe abandi babikiriyamo ubuse madamutse mbwisheri wanjye ko nire muri stade nirirwanye n'umutoto urumva ranye hari inyungu zindi umwari maze babonera mu ndemo arabihomberamo ibyo rero byose ugomba kwigisha abantu apana kubigisha ngo mwirinde corona mukarabe intoki hari ibindi biri inyuma bagomba kwiga none bigomba kuzana icyorezo cyaje kiza gifite ibindi byorezo bindi bito rero baduhindira imyumvire wenda kino kigo cyavuyeho kimwe cyabarwaga na Mvuna Ingoma ariko wenda sinzwe bakigabanyije nicyo cyajyaga gifasha amafaranga kigaha abahanzi batwibuke twebwe kano kanya turimo turakora supporting dukeneye support yabo n'ukuri babyumve ega amanoza amafaranga se umusema kweli urumva dukeneye support yabo icyo kintu babanze bacyumve kuko ikintu dukeneye ntago ibintu dukora tubikorera ubuntu hari ukuntu ushobora bangonza agenda mvuge no ukeneye guhemba team technique ukeneye guhemba abakinyi ngo ne du transport ukeneye ama essence kujya ahantu no hamwe iyo support dukeneye yabo ni support y'umutungo ndetse n'inama uko inama twe batugira turazikurikiza kandi tukanazuba ahubwo bafate views dufite kano kanya bazikoresha kugira ngo abanyarwanda bahinduke ese bamwe uretse wenda icyo kimwumvire cyumvikana ko ese mu buryo wenda bw'ibikoresho ndavuga ibyo tugomba gukoresha kugira ngo tubone ko product nziza ijyanye wenda n'igihe tugezemo byo urabona turi ku rwego rumeze gute uko turimo tureba imbogamizi zishobora kuba wenda zabangamira iterambere ya sinema mu Rwanda twebwe urwego turimo rero ntago ni rwiza reka turushime kuko njye mfata filime yanjye wenda na prodinze nka companies ndi filime zo mu bindi bihugu wenda byatembere nkasanga nenge ufite views nyinshi ejo bundi abantu bavuye mu Bwongereza abandi bava Nigeria baye mu kintu kitwa Ogere mwagiye mukibona kuri bamenya na prodingaga bavuye baje kumbaza ngo ariko ngurebwa gute ese ni gituma ntaga cyushyiramo uvuye mu Bwongereza kanaje kubaza gusa tubigenze gute bafite dashboard yabiriho abantu iriho video iyo abantu bagomba gukora barenze 4,000 baba creator ariko bakavuga ngo twagushyizeho mu gihe gito umenyekanisha ibintu byacu kandi umuntu babonye aba views kuri dashboard yacu ubigenza ute nanjye wenda ntabwo ndamenya neza ukuntu mbigenza ariko nababwiye kuri duke ngewe nzi ko abantu bakeneye ngende bakukisoko rikenera ngo ndeba kucyo ngewe umutima wanjye ugomba kunyoriyantaho nimba ari byo byose maze kubaho kubyo ndimo ndakoresha kano kanya tumaze gutera imbere gato ariko hari byo twageraho kuko ntabwo twe twahagera ne tukifuza gusimbuka tutazatanyuka ngo dusimbuke tuguhe niba nkubwira ngo ndashaka gukinisha igifaru ndashaka kurasa kaye gasoze mu Rwanda se ndashaka gukinisha imbunda ni bande se bemereye gukinisha imbunda cyangwa gukoresha imbunda mu Rwanda dufite uburenganzira bwo gutunga imbunda uri umusivile cyangwa bayiguhaye
drone ntago baziduha, drone baziduha. Nanjye se mfite drone hano mu rugo, iyo nshaka kuyizamura njya kwa kuburenganzira, bakambwira ati urava ni muri Gikonduri, nturenge sejemu ntara hejuru mu Kigarama, kandi wirinde kurya mu ngo z'abandi. Icyo kintu si ikintu kizabakubwira. Nk'ubu n'urugero nshaka kuzamura drone nkarebewe mu rugo, nkasanga ufite ibintu byawe urimo njya guparikaho drone hejuru, nkaba ndimo ndakubangamira. Ati nimuna utwe na drone nimujye gukunda nka clip cyangwa ikindi kintu, jya ku kivano ku mazi, uri buze ko ari wenyine n'abantu bawe, cyangwa ujye ku bibuga bya golf ahantu hose hari area nini, ari wowe wenyine uza kuba uri muri reba. Ibyo birumvikana. Ngahibaza utwaye drone ukanyuza nk'hejuru nko mu Kiyovu hejuru, ubwo bavuga iyo drone yijyanye he? Ibyo ni ibibazo byose bagomba kubanza bakareba abanyarwanda. Anige ushaka kuba uri indungurutse urebaguzwa, aho kugira ngo twere drone urebe ibikujyana, ugiye gutangira kureba izindi ngo z'abandi ko uri hejuru mu kirere ahantu hose ugenda ureba ibintu. Hari ibintu tutemerewe, tutatwemererwa neza, kuko hari ibintu ushaka gushiduka turimo turabangamira abantu tabizi. Nakano kanya nanjye uzamuye drone kazana mu rugo rwanjye kahagarara, ntakwibaza ikintu imana mu rugo rugo. Rero ni ibintu dukeneye kugira mu myumvire nanka tonde twumve, apana gukora ibintu byose tuzamuye. Naho tekinike Hollywood imaze imyaka irenga 200, tumaze imyaka si imyaka 200. Uramaje ngo save yanjye maze imyaka ingahe? Maze imyaka 12. Abantu maze imyaka 200 n'abantu maze imyaka 12 twikompare koko ntibishoboka. Ahubwo rero ikintu dukeneye ni bwa myumve dushaka kugira ngo baduhe iyo partnership cyangwa se baduhe akago scholarship tujye Hollywood. Mbanze ndakuna Hollywood bakora ibintu byabo, nze nirefeyeho gato ariko mfite ibyonzi, ko kugeza kan kanya tumu turiga tutazi ibyo twigana. Ushobora kwigana gukina kuri green screen ntazi kuyikuraho ngo ndebe uko bimeze. Nkasanga ndamana rokopter ko benshi arabakinisha ama green screen bagakoresha ama F, kuko ibyo tubona byinshi siko bimeze. Ya mihanda birugo barwaniramo imodoka nka Fast and Furious wenda baba bafite umujyi baguze, ariko nzi filime zitigeze zikandagira ku butaka, bakineye mu nzu zirarangira kandi imijyi bakayikorera ubwo bakimagina imijyi bakayikora. Nego tutwabigera ibyo bintu byose, kuko nta nubwo twagira um expert w'umunyarwanda. Aba expert dufite mu Rwanda n'abantu bakora marketing muri za Hollywood za Netflix bo barahari. Ntabwo twabona mwa uzi wenda after effect avuga ngo nzi 0 dogere kuri 0 dogere nzi kugeza 100%. Ntabwo twamugira one tumugira za mu Rwanda duhugure tubiye ngo iyi mibare ni ingi ugiye kumanuka, tujye gukinira muri Nyungwe kano kanya ututari muri Nyungwe. Ashanye Nyungwe dukeneye kwibenya kwiga, baza ngo tuzabyiga se ariko ngiye nijyanyeyo ni support y'igihugu. Uziko kujya kwiga Hollywood, hari umukobwa nigeze ko nagiye kwimenyereza Hollywood yishyira $200 by'idolari kwimenyereza igihe cy'umwaka umwe. Ayo mafaranga yambaye natanyashingamo business mu Rwanda, abandi umusoroke neza cyane $200 by'idolari bamaye umwaka umwe gusa kujya kwimenyereza. Ni ukwimenyereza no kwiga, kwimenyereza $200 by'idolari byamuciye yarabitanze ko afite amafaranga agenda arimenyereza. Ariko ngiye kano kanya ntabwo mfite ubushobozi kandi ndazwi, kandi ushaka kugera Hollywood ukabireka dashboard yanyuka ku n'abanyarwanda abandi n'abanyamahanga ndetse bari mu bihugu byabo byo muri Amerika bati uyu nguyu arakenewe mu muhe ko scholarship aze yige mu gihe cy'amezi 6 yongera asubira iwabo. Ibikoresho tuzayibona tumaze kugira ubukungu bwo gusobanukirwa. Twebwe nta kibazo dufite kano kanya cy'ibikoresho, oya dukeneye kwanza kubona support. Ibikoresho bizaza nyuma, igihugu kinacyo cyatera inkunga kitwohereze. Yego bara twe twamaze kubona umuvuno ntimugire ngo kuva nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe yasora filime yakwatengiye kuba nakwerekana iki nawe binyujije mu mashusho, twese tubona ko natwe ibyacu byatangiye kuza. Nimba umukuru w'igihugu natangiye kuba yamenya cinema, wati cinema imeze ukunda za kwerekana ibintu byanye binyujije muri film making bawe nkorere nerekana ubutumwa runaka, ubwo byatangiye kuza nanjye nzabyerekana nanyujije aho ngaho. Nose kiyo perezida akoze ikintu natwe twese tuba tugomba kutadukora nyine. Byararangiye kandi no muri RDB bashyizemo film office, ubwo byatangiye, intego yatangiye, turategereje twese. Intego cyangwa se inzozi kuri umuntu akora ikintu akunda, hari naho bashaka kucyerekeza. Wenda wowe ku giti cyawe wumva urota cinema hehe ku giti cyawe ibyo ukora byawe, ariko usubundi nka cinema y'igihugu nibura ukurikije intambwe iterambere tugenda tugeraho, urayibona nko mu myaka 10 iri imbere urayibona gute? Byatangiye kuza, kwa babishyize mu rukera rugendo byatangiye kuza. Muri RDB nakuye ngo bashyizemo film office, ngo ni biro ishinzwe filme mu Rwanda. Amaze kuhabenguka gwakina filme nyinshi cyane wazibonye. Ubona muzi ko filme nyarwanda zingize dukina? No, hari filme zikinirwa mu Rwanda. Izaje wa Denis Rawe witabye Imana ejo bundi yakinagamo Petit Pays, ni filme mpuzamahanga. Hari filme zindi zagiye zikinirwa, Ronaldo DiCaprio yaraje, ha muhungu akinaga Bakara hari
Morgan Freeman yari ahari bose baje muri film abantu bose baje muri film rero ni Hollywood ubundi bayaje rero ako kantu ko kutubenguka natwe kazatugeraho nimba bihera muri RDB kandi RDB kabari ibyo orienta natwe kazagira abatwibuke twisange muri RDB kwiza kano kanya twago twisanga muri RDB neza ntabwo basobanukirwa ibintu byacu ntabwo ngiye kukubeshya RDB n'abafana bacu ariko wenda sinzi nimba yabifatana nka film ibintu tuba turimo simbizi neza cyane agomba kubifata ko bijya kurisha ntabwo mbizi cyane baba hafi kuko harimo nkazacikorera muri biro RDB ariko hari twe tubona bato ntabwo wakamenya harimo bakina batarabaze ngo muri RDB harimo film office utanamibaza ngo ibahese ni runaka kuyobeze ninde kandi tukashinzwe nabimenye ubwo urumva ntabwo byakatugeraho neza ikintu rero nifuza ngiye mu iterambere y'igihugu muri rusange mu myaka wambwiye 10 nibura mu myaka 10 atwe 20 tugafatira kuri 20 igihe cyose mu myaka 20 nkuba ngo 2040 nifuza ko u Rwanda twaba dufite inyango y'imari ituruka muri film igihugu gikoresha inyango y'imari ifite kimwe cya kangahe kiva muri film niho iterambere batangiye kuva igihugu kibe ngo tuzagira amafaranga ava mu bihingwa nk'ikawa cyangwa byose byaje mu mahanga bizavamo miliyari magana ngahe filime izavamo miliyari 40 ngahe nazo zaza mu ngengo y'imari y'igihugu aho twatangiye gutera imbere nimba nge cyo cyanshimisha ni ukumva ko igihugu gifite inyango y'imari kimwe cyarakoreshaho gato ituruka muri sinema aho twateye imbere Nigeria bafite petrol subize se ingengo y'imari yabo ya mbere va he nari petrol ni sinema cyo cyatangaje abantu ku isi Nigeria bakoresha ingengo y'imari nini amafaranga mbere mu gihugu gikoresha ava muri sinema kandi bacuka petrol bwa mbere muri Afrika aho bakavuga ngo twera ngo dukwiteye kuri petrol twiteye kuki kuri film impamvu rabita kuri film barubizi petrol zakama nazo zukikama maze film irashira ni ibyo yambaye uyu munsi ejo nawe bizakubaho ubwo ngiye berekanye byanjye ejo bazerekana ibyawe ejo berekane ibyuri iyo byose rero bashaka kwerekana ntago bizashira ko petrol muzacukurishira ati ntigishira ejo azavuga undi mwana twese dukuzeho ibyo uzi ko ibintu bidashira rero nibyo ushyiraho ingengo y'imari twese tubisobanukirwa ubuhanga mu by'ubwenge nibishira ahanga ibintu nkubwiye uyu munsi ntazo undi muntu akamenya mu interview namubwiye bitandukanye nk'ibyanje kandi kuki nshobora ko interview eshanu zose zivuga kuri sinema zose bakazireba nuko babazi ko ntavuze ibintu bisa rero tuzi ko petrol tuyishukura igashira ariko ubwenge tabucukura ngo bushire icyo cyo kintu tugomba gushyiraho ingengo yacu y'imari mu Rwanda tukumva yuko twese abanyarwanda twateza imbere sinema ikindi nifuza mu myaka 20 nuko mu Rwanda badushyiraho application yuko umunyarwanda yazajya areba film akishyura 5 naje mwayikora mwe nk'abashoramari ntabwo bishoboka ibintu byose byakozwe n'ingengo z'imari z'ibihugu nka Netflix ifite ukuntu Leta z'Ubumwe za Amerika zisupportinga kugira ngo batayishyiraho violence ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda gishyizeho application icyo nabonye bashaka expert bavuye hanze harimo abanyarwanda nyamara bahaye amafaranga ngo bagiye kwiga kuri application ngo isoko ukuntu rizacuza filime ugasanga bagiye guha umuntu utaracuje na CD mu muhanda twe twacuje CD mu muhanda my friend African Movie Market twarazunguje amafilime Burundi turazunguza muri Kongo tujyana amasede tuzi isoko icyo bakeneye kano kanya hajya baguha amafaranga ngo umuntu akaza ngo ndashaka iyo application ngo ituma filime ngo abantu bishyura urumva bakamugota miliyoni ze 50 ngo agiye kutwigira application zikiriribwa byabimbabaza buriya zikaribwa ntajya natana bado bajye badubundi tukayirira agashira application itabayeho hakaba n'abandi bantu bari mu Rwanda ubona ko ari mu nza zo gukoreza application nka Zacu TV ifite application ushaka gushyiraho abone yumbe bitanu kareba ukwezi kose ahubwo akeneye no support y'igihugu yuko bamusupportinga bakamuhenda ingengo y'imari no kumwama tuma amateleviziyo n'icyo cyose bimwamamaza n'amaradiyo abanyarwanda bakamenya ko ahantu haba film YouTube tukayivaho tugatangira kurebwa ubu ngubu ujya kundeba ndabizi wenda nawe ureba bamenya ujya kundeba ufite hafi inote y'ijana ugiye kuri episode zanjye nk'ebyiri kandi igihe kintu urimo ndakwisabira 5 yawe kuri episode 2 5 niyo nshaka ijana ntunarishyiremo 5 upfe kuvuga ngo 5 ndayishyuye ngiye kuri bamenya episode 5 kuri 5 uzi ubukungu bugiye kumpa barabitekereza se we hendukirwa nanjye nkatankira kandi ukaburanyije neza uvuga ngo bamenya mpa 5 na 5 nshaka 5 wenda naga rugutinza reka nkwereke mate abafundi twese dukoresha imibare saa 5
episode mu gihe cy'ukwezi ngomba kuba narebwe n'abantu wenda bageze mu 400 sibyo 400 gukuba n'igiceri cya 5 dore mu gihe cy'ukwezi episode imwe yawe yinjiye miliyoni 2 na uploadinga episode na uploadinga episode 8 mu kwezi nabandi ndi umunyarwanda yinjiye miliyoni 13 buri kwezi leta y'u Rwanda ikahita nyitera inkunga muri aya mafaranga yanjye nkatanyitera inkunga 13 tumaze gukora nkatantera leta yacu y'u Rwanda miliyoni 10 z'inkunga za buri kwezi 10 namara kuzitera inkunga nkasigana miliyoni 3 ngatamba umusore mwiza cyane utembera muri Kigali ukorera miliyoni 3 buri kwezi nka ministeri kandi nateye n'inkunga igihugu cya miliyoni zingahe 10 za buri kwezi ibise barabizi ntago babizi ibingibi